Mbahaye ikaze mwese mukurikira MENYA TV, ngewe nk'uko bisanzwe ni TUYISHIME Honore. Uyu munsi Imana yashimwe ko tuganira kuri uyu munsi tariki 19 z'ukwa 12 2023, yashimye ko tuganira ku magambo yayo. Imana ishimwe kandi ihimbazwe kubwo yaduteguriye amagambo yayo. Tugiye kwigana ku magambo nk'uko bisanzwe ku rubuga rwacu rwa MENYA TV ducishaho ibiganiro cyangwa se ibyigishwa bimwe na bimwe tuba twarahisemo tukabicishaho. Hanyuma rero turabararikira kuza gukurikirana iyi MENYA TV kugira ngo muzajye mumenyaho byinshi byisumbuyeho ku bijyanye n'uburyo ki twakegerana n'Imana. Hanyuma mbere y'uko dutangira, mbere y'uko tugira ikindi cyo dukora, reka turagize KRISTO kugira ngo azabane natwe. Mwami uri Imana nzima, uyu munsi tariki 19 z'ukwa 12 tuje imbere y'ubwiza bwawe. Harabura iminsi 6, harabura iminsi mikeya ngo twizihize ivuka ryawe. KRISTO muzima, ndakwinginze reka utari wavukira muri bo, reka uyu munsi bavukirwe nawe. Reka gitare cy'amahanga uzongere bavukire, reka wongere bavukire mu mitima yabo. Mwami, kuvuka kwawe ntago ari ukuza ngo turye inyama n'ibishyimbo, ntago ari ukuza ngo tunywe fanta twinezeze, ahubwo ni ukumenya ibyo ukora n'ibyo ushima, akaba ari byo dukora. KRISTO rero turakwinginze ubane natwe muri iki kiganiro duteguriye. Ndakwinginze reka iki kigishwa cyawe Mwami ari wowe uza kubana natwe kandi uturengere. KRISTO muzima, nguhaye ikaze kugira ngo ubane natwe. Utabishatse Mwami nta cyakorwa, ariko ubana natwe kandi udukize mu izina rya KRISTO, amen. Nongeye kubahereza ikaze nk'uko nabibabwiye. Amazina ni TUYISHIME Honore. Ndi umusore ukunda Imana, ndi umusore ukunda KRISTO, ndi umusore ukunda ubwiza bwa KRISTO, kuko iyo nibutse ibambwa rye, iyo nibutse ukuntu yapfuye KRISTO, iyo nibutse impamvu ikintu cyatumye aza mu isi, numva ngize ikintu gikomeye ku mutima wanjye. Bituma ntera intambwe yo kuvuga nti reka saba ari njyewe uzatuma ari njyewe umusubiza ari njyewe uzamusubiza ku musaraba. Hanyuma rero reka buri muntu wese uri hano azajya agira icyo kintu ku mutima we, kuko iyo ukoze ikintu Imana idashaka cyangwa se iyo ukoze ikintu Yesu atishimira, ngo burya ngo tuba tumushubije ku musaraba. Hanyuma rero reka saba ari wewe kandi saba ari njyewe utuma KRISTO asubira ku musaraba, kuko ikintu cyamuzazanye kwari kugira ngo acungure cyangwa se acungure abantu bamwizeye bose bazabona ijoro. Haleluya. Imana ishimwe kandi himbazwe. Ndizera ko Imana igiye kubana natwe muri aya matariki. Turitegura kwizihiriza Noheli, turitegura kwizihiriza umunsi wa Christmas, turitegura kwizihiriza umunsi abanyarwanda cyangwa se isi yose tubona yuko ari umunsi udasanzwe. Turitegura kwizihiriza umunsi tubona ko ari umunsi udasanzwe, ariko reka tumenye, ese uyu munsi tuziwizihiriza kubera iki? Ese ni ukuza tukarya ibyo kurya tugahaga tukishima? Ese ni ukugenda tukanywa ibintu byiza tutari dusanzwe tunywa? Ni ibiki? Uyu munsi ni ukubera iki tuwizihiriza? Yesu abane natwe, amen. Ndabizi abantu benshi mufite amakuru ajyanye na Noheli, ndabizi abantu benshi mufite impamvu Noheli ibaho, ariko uyu munsi ugarutse no impamvu. Ese ni igiki nakora njyewe nkanjye kugira ngo nongere gusubiza KRISTO ku musaraba? Ese koko ikintu cyazanye KRISTO cyagezweho ku mutima wanjye? Ese koko naba ari ibyo mvuga mu magambo gusa, cyangwa se ari ibyo mvuga cyangwa se nandika cyangwa se mbwira bagenzi banjye, ariko mu bikorwa ntabyo? Imana turengere. Turibuze gufatanya ibyanditswe ni bikeya, ntago ari byinshi. Turasoma muri Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani, turongera turasoma mu Bagalatiya, twongera dusome no muri Yakobo. Ibyo ni ibice bitatu turibuze gusoma. Imana itugirire neza kandi Imana turengere. Hanyuma abantu benshi bibaza, ese KRISTO ubundi ni muntu ki? KRISTO kubera iki yaje mu isi? KRISTO, iyo bavuze KRISTO tukibuka ivuka rye on December kuri 12 kuri 25, ni ukubera iki twibuka ivuka rye? Ese si umuntu nk'abandi?
yego ni umuntu nk'abandi ariko ni umuntu utandukanye n'abandi. Haleluya. Hanyuma ngo nuko ngo biragenda ngo babura n'umwe wabumbura igitabo, ngo hanyuma ngo barareba mu bantu bose mu bizima n'abamarayika habura n'umwe wabumbura igitabo, habura n'umwe waza gucungura isi, habura n'umwe wamanuka ngo aze gutabara abantu b'Imana yiremeye. Ngo hanyuma Kristo arangije aravuga ati ntabwo mbizi data, nanjye ndajyayo kugira ngo mbashe kwerekana yuko ukinkunda kandi mbashe gucungura abantu bacu. Yesu naturengere. Haleluya. Hanyuma twihuse cyane kadusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 13, ibice 3 umurongo wa 13, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 13. Haranditswe ngo ntawe zamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi, kandi nk'uko yamanitse inzoka ku butayu niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Imana iduhanwe umugisha. Amen. Yesu nashimwe kandi ahimbazwe. Ngo hanyuma ngo amaraso y'inuma n'intungura zari zimaze kuba nyinshi, amaraso y'inuma z'intungura yari amaze kumeneka ari menshi, amapfizi y'intama yari amaze kuba mesha apfa, abantu benshi bari bamaze gupfira mu ihema ry'ibonaniro. Ngo hanyuma Kristo ngo habura n'umwe wamanuka ngo aze gucungura umuntu, ngo harabura. Yesu nashimwe, arabura. Ngo nuko Yesu Kristo arangije aravuga ati hoya ngenda kubera yuko nizeye ko amaraso yanjye yabacungura. Hoya ntago amaraso y'inuma z'intungura, nimba ari amaraso y'inuma yari kugenda agacungura inuma ngenzi yazo, amaraso y'ibipfizi by'intama ntago ari yazaza gucungura umuntu, ahubwo umuntu azacungurwa n'amaraso y'umuntu. Yesu nashimwe kandi atugiriye neza. Byari bikwiye yuko Kristo amanuka, byari bikwiye yuko Yesu aza, byari bikwiye yuko Yesu aza kutugirira neza, byari bikwiye ko Yesu aza agatanga umubiri we, byari bikwiye ko hari umuntu umanuka ufite umubiri nk'uwo nguwo, akaza afite kwizera, afite ubwitange bukomeye, afite imbaraga zimurimo, akaza agacungura umuntu. Hoya ntago byari bikwiye yuko inuma z'intungura zikomeza gupfa, ntago byari bikwiye yuko umuntu akomeza gupfa kubera yuko agiye gusabira abandi mu ihema ry'ibonaniro, ngo ariko Kristo aje yakabyara. Ngo amen. Sinashimwe, sahimbazwe. Ngo nuko Kristo araza ngo abone yuko ayo maraso yose yamenetse ari menshi, arangije avuga ati njye uyu munsi reka nze nemere manuke ngo abumbure igitabo. Aravuga ati uyu munsi ndamanuka. Yaramanutse koko araza gucungura isi, yaramanutse koko aza gucungura abari mu isi. Ariko se twongere dutekereze, Yesu ko yaducunguye, ko yitanze akajya ku musaraba akamubamba, ko yitanze azira ibyaha byacu, ko yitanze nta cyaha yakoze ari umuziranenge, ko yitanze nta kintu na kimwe kibi kimurangwaho. Ese koko twebwe tubikora nk'uko yaje abishaka? Sinahimbazwe. Ku murongo wa 16 batubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu nashimwe. Hano Imana yemeye gutanga umwana wayo umwe yari ifite. Ese ninde muntu wakwemera gutanga umwana we wenyine yabyaye? Ninde muntu wakwemera gutanga umwana we wenyine? Ninde muntu wakwemera gutanga umuntu wavutse ari umwe? Ariko Imana irangije iravuga ati nubwo ngufite uri ikinege, genda ujye gucungura abantu banjye, genda ujye gutanga amaraso yawe, genda ujye gutanga ubuzima bwawe, genda uzaba mu isi ruhanyije, genda uzabambwa, uzakubitwa, ariko ubuzima bw'abana banjye bubeho. Sinashimwe, sinahimbazwe, sinahimbazwe. Ariko twongeye kwitekerezaho mu buzima bwacu, ikintu cyatumye Imana iza, cyangwa ikintu cyatumye Imana yohereza umwana w'ikinege kugira ngo acungure uwo uri mu isi, kugira ngo acungure njyewe, kugira ngo acungure wowe. Ese ngikora neza? Ese wowe ubikora neza? Sinashimwe,
ibintu bituma umuntu yongera kwitekerezaho mu buzima. Ongera witekerezeho. Hoya ndabizi kuri 25 hari ibintu byo nakita nka ceremony mu ngo zacu. Hari ibintu twateguye amapfizi tuzarya, twateguye amasake tuzarya. Ndabizi imyiteguro yabaye myinshi, utararyaga ibintu runaka yarabiteguye ngo umunsi azabeho neza. Ariko se ndi muntu ki ibyo Imana yamanukiye igatuma umwana wayaza nibyo bintu koko ndi gukora, cyangwa narayitengushye? Sinashimwe. Yesu aturengere, Imana itugirire neza kandi dufashe. Kristo muzima yaremeye arayitanga, ari umuziranenge, aragenda ajya ku musaraba, baramubamba, bamutera imisumari, bamukubita, bamubambana n'ibisambo. Ariko ko ibyo byose yabikozwe ku bwanjye, akabikora ku bwawe, wewe uri muntu ki, njye ndi muntu ki? Turi gukora ibingana iki kugira ngo natwe tutamusubiza ku musaraba? Amen. Ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. Ntabwo ikintu cyazanye Kristo ari ukugira ngo abantu bafite ibyaha bacira imanza, ntabwo ari kugira ngo azavuge ngo ho tuyishime honore ukwiye guhanwa. Hoya, ahubwo ko ari kugira ngo njyewe ufite ibyaha, njyewe utagendera mu nzira nziza, ndebe ko nagendera mu nzira igororotse nkazagera ku Uwiteka Imana yo mu ijuru. Amen. 16 atubwiye ngo ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Sinashimwe. Keretse umwana w'umuntu wavuye hejuru akamanuka akagera hasi. Nta ibyaremwe byose byari biri mu ijuru, bizima n'abamarayika bose barateranye, ariko habura n'umwe. Abamarayika bose baraterana, habura n'umwe waza gucungura umuntu. Uretse umwana w'umuntu wari uri mu ijuru, ngo arangije ngo aravuga ati mwami, nari ndi ikinege imbere yawe, ariko kanemere ngiye kuvukira mu buzima bubi. Aragenda avukira mu buzima bubi, avukira mu kiraro kugira ngo njyewe nawe tubone agakiza, kugira ngo njyewe nawe tubone ubugingo buhoraho. Byari birambiranye kubona amapfizi masapfa, amapfizi yarayashizeho, inuma z'intungura zari zishizeho, ariko Imana yakabyara. Imana irangije iravuga ati reka nze nemere ntanga umwana wanjye w'ikinege kugira ngo agende afashe, kugira ngo acungure abari mu isi. Yesu Kristo nahimbazwe. Imana iturengere kandi tugirire neza. Imana ibane natwe kandi dufashe. Amen. Icyatumye Yesu aza mu isi, ese turacyumvikana? Yego ndabizi tugiye guserebura umunsi mukuru wa Noheli, ariko se turawusereburana iki? Ni byinshi tugomba kwitaho, ni byinshi tugomba kwibuka. Ese ikintu cyazanye Kristo uwo turimo tugiye kwizihiriza isabukuru ye turagikora koko? Oya, si umunsi wo kunywa, si umunsi wo kurya, ni umunsi wo kongera gutekerezaho Kristo ko yaje kunshungura. Ese koko Kristo ibyo yaje kunshungurira nibyo nkora? Sinahimbazwe. Imana himbazwe. Itekereze ku mutima wawe, uvuge se ibyo nkora nibyo nakabaye nkora, nibyo Kristo byamuzanye, nicyo cyazanye Kristo. Wongere witekereze. Ariko se noneho ni igiki nkwiriye gukora kugira ngo Yesu Kristo namusubiza ku musaraba? Ni igiki nkwiriye gukora kugira ngo Kristo wabambiwe azira ibyaha byanjye ntongera kumusubizayo? Ni igiki nkwiriye gukora kugira ngo Kristo wakoze ibyo byose ntongera kumusubiza aho hantu? Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Mu Bagalatiya niho habitubwira neza, ibice 5. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 kugeza ku 23 turasoma imirongo mikeya nkuko mubizi. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka.
no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Sinashimwe, sinahimbazwe. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo n'amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, ni ukugwa neza, ni ukwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Imana idahana umugisha. Yesu nashimwe kandi akomeze guhimbazwa. Njyewe tuyishime. Oya, nimba mvuga ibi bintu, mvuga ko Yesu Kristo mwemera, mvuga ko ngiye kwizihiriza isabukuru ye, ibi bintu byose ntafite urukundo, ntafite ibyishimo n'amahoro, ntafite kwihangana, ntafite kugira neza, ntafite ingeso nziza, ntafite no gukiranuka, ntafite kugwa neza, ntafite kwirinda, icyo kintu nta kintu Imana yabimfashamo. Icyo gihe nta kintu naba ndicyo, icyo gihe nta kintu naba ndi gukora, icyo gihe naba meze nk'amase imbere y'Imana, icyo gihe naba meze nk'amase. Ariko si wowe muvandimwe dufatanyije urugendo. Ese koko izi mbuto z'umwuka urazigira? Izi mbuto z'umwuka urazigira? Reka twongere twitekerezeho kuri uyu munsi wa Noheli, reka twongere twitekerezeho muri uyu mwaka wa 2023, reka twongere twitekerezeho uyu mwaka ugiye kunsigira iki, uyu mwaka ugiye kunsigira izo mbuto nzifite cyangwa hari imwe mburamo. Sinahimbazwe kandi ashyirwe hejuru. Ese sinawasanga ari uko mgenda nkabivuga, siwasanga ari uko ngiye kwitabira amasengesho yo ku cyumweru, siwasanga yuko njya kwitabira amateraniro gusa, siwasanga ari uko ni protokoli gusa, siwasanga yuko uri pasiteri gusa, ariko izo mbuto utazigira. Byaba ari titire ufite, byaba ari tayito ufite y'ubuyobozi runaka, ariko izo mbuto ntazo ufite. Sinahimbazwe. Reka uyu mwaka wa 2023 dusigire ibintu bikomeye cyane. Reka dusigire imbaraga z'urukundo, reka dusigire imbaraga z'ibyishimo, reka dusigire imbaraga zo kwihangana. Reka mu izina rya Yesu Kristo, reka Imana izibane natwe, reka Imana iturengere, reka Mana we, muri uyu mwaka ibintu byinshi bibaye byinshi, imbaraga z'umwijima zibaye nyinshi, zituma abantu bagenda kure y'Uwiteka, zituma abantu bibagiwe ko Kristo yatubwiye ngo azagaruka nk'umujura. Turizihiriza isabukuru ye, ariko n'uyu munsi ushobora kumva mu gitondo ngo yaje. Ese aje yagusanga n'iki? Aramutse aze yasanga ufite izo mbuto z'urukundo, imbuto z'ibyishimo, imbuto z'ubugwaneza, imbuto zo kwihangana. Ese yagusanga imbuto zo kugira neza? Yagusanga n'izihe mbuto? Katwongere twitekerezeho. Uyu mwaka reka utubere umwaka muzima, reka utubere umwaka w'iminyago twake Satani. Reka Satani iminyago yari yaratwatse tuyimwambure. Turubizi ko Kristo yagiye kuzimu akaka Satani imfunguzo. Kristo muzima yabanye natwe. Mwami we, ubahane natwe kandi turengere. Abagalatiya barabivuze neza, hangira ati imbuto z'urukundo ni izi ngizi, ati kandi bimeze bityo nta mategeko abihana. Ariko rero atameze gutyo se byo bigenda gute? Hari amategeko ashobora kuba bihana? Abakristo muri iki gihe, mumbabarire dusomere ijambo. Kristo muri iki gihe basigaye mubona mu rusengero, ukamubona mu rusengero ariko afite imirimo ya kamere, afite imyuka ya kamere. Reka turebe imyuka ya kamere ni ihe. Imirimo ya kamere hano muri Abagalatiya babivuze neza, ibice 5 umurongo wa 16, ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka niyo heading. Reka tangire ku murongo wa 19, ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, n'iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no kutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Yesu nashimwe.
abantu bakora iyo mirimo ya kamere, abantu bagenda muri iyo myuka mibi y'umudayimoni, abantu bagenda muri iyo myuka mibi ntabwo bazabona ubwami bw'ijuru. Kandi Kristo ikintu kimwe cyo yaje gucungura ubuzima bwacu, yaje gucungura ubugingo bwacu kugira ngo natwe tuzagere mu gihugu cyo mu ijuru, kugira ngo tuzagende tuvuge izina rye, kugira ngo tuzavuge gukomera kw'Imana. Ese weho njyewe tumeze gute muri iki gihe? Imana iturengere. Ese nkanjye nkawe turacyari abana mu mwuka? Ese turi abana mu mwuka cyangwa turi abantu bakuru? Ijambo ry'Imana rimbwira neza ngo uwibwira ko azi ngo nyamara bayise Imana ibinyabinyoma, ngo nta muntu uragera ahantu Satani atarasa. Niwiyita ko wagezeyo icyo gihe uzadamarara. Ariko iyo wumva ko hari ikintu kibura mu buzima bwawe, ukumva hari icyo ushaka ukongeraho imbuto z'urukundo muzongereho, gukundana mukongereho, kugwa neza mukongere, ugahora wongeraho, ubasha kugera mu bwami bw'Imana. Ariko iyo niwumva ko wageze iyo ujya, niwumva ko hari aho wageze udashaka kongera kurenga urwo rutare ngo uhinduke ahandi, byanze bikunze uzaba wibeshye. Reka Kristo muzima turengere, reka imbaraga z'umwijima tuzirukane mu buzima bwacu, reka imbaraga zo kwangana tuzirukane mu buzima bwacu. Amen. Sinashimwe, sinahimbazwe. Hanyuma hano tugiye gusoza mwihangane, ntago ndabatindira. Muri Yakobo igice cya mbere, Yakobo igice cya mbere umurongo wa 22. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 22. Imana ibane natwe kandi tugire neza. Haravuga ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebye mu maso he mu ndorerwamo. Amen. Sinashimwe. Kadusubiramo kugira ngo Imana ibashe kutugirira neza. Ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebye mu maso he mu ndorerwamo. Amen. Hari ukuntu umuntu areba muri imira igakora reflection, igareflectinga image yawe igahitiza, cyangwa se ishusho yawe igahitiza. Ngo hanyuma rero umuntu wumva iby'iryo jambo, umuntu uri kumva ubutumwa bwiza, umuntu uri kumva ibyo Kristo adusaba, umuntu uri kumva aya magambo meza, umuntu wayamenye akayumva akayashyira mu matwi, sabikore. Azameze nka wa muntu wireba mu ndorerwamo, kuko iyo wirebye mu ndorerwamo ukayikuraho uriyibagirwa. Ariko iyo ubonye mu ndorerwamo, iyo atari kwirebera mu ndorerwamo, urimenya, ukamenya uwo uri, ukamenya uko ukwiye kugenda, ukamenya n'icyo ukwiye gukora. Wamaze kwisobanukirwa, ndi muntu ki? Ese Tuyishime Honore ndi muntu ki? Yego ndi umusore, ese ibyo nkwiriye kugenderamo ni ibihe? Nawe nibyo ugomba kumenya, ndi muntu ki? Apana kwireba mu ndorerwamo ugahita wibagirwa. Ahantu hari agahere mu kanya ntago waba ukihibuka. Nimba hari isazi yari kuri ku maso ntago wakongera kuyibuka. Nimba hari ahantu wari wanduye ukabyikuraho ntago wamenya yuko bihari, kubera ko indorerwamo yavuyeho. Yesu nashimwe. Reka ibyo dukora byose, reka izo mbuto z'urukundo, imbuto zo kwishima, imbuto z'ibyishimo, imbuto z'ubugwaneza tuzibake muri twebwe, kugira ngo Kristo ubwo azagaruka azabane natwe kandi azaturengere. Yesu nashimwe kandi ahimbazwe. Bene data ndabashishikariza gukora ibyo Uwiteka ashaka n'ibyo ashima, kubera ko Imana yo mu ijuru niyo yonyine izabasha kutugeza muri cya gihugu cyo mu ijuru. Imana yo mu ijuru niyo yonyine ibasha kubikora, nta wundi wabasha kubikora. Ndakwinginze rero, saba ari njyewe, saba ari weho, twongera gusubiza Kristo ku musaraba. Reka tubigire intego, njyewe Honore Tuyishime, weho ukurikiye Menya TV, wowe ukurikiye Menya TV, kurikirana umenye ese ndi muntu ki, nkwiriye gukora iki. Numara kwisobanukirwa, si wirebe nko mu ndorerwamo, nkuko Yakobo bitubwiye igice cya mbere umurongo wa 22, ngo wumve amagambo yose ashyira mu bikorwa, ameze nk'umuntu wireba mu ndorerwamo. Amen.
umuntu ureba mu ndorerwamo arireba agahita yibagirwa. Yesu naturengere kandi Yesu atugiriye neza. Reka Kristo muzima abane natwe, reka Imana yacu ikomeze kutugira neza, ikomeze kuduhezagiza. Hanyuma buri muntu wese ndamwifuriza isabukuru nziza ya Kristo, ndamwifuriza noheri nziza n'ubunane, ndamwifuriza impera z'umwaka muzima. Reka umwaka w'2023 uzatubera umwaka w'amasezerano, reka uzatubera umwaka abatarabonye amasezerano yabo reka azasohoke muri uyu mwaka ugiye gutangira. Reka dusengere uyu mwaka kandi twibagirwe gukora ibyo Kristo ashaka, kugira ngo natwe icyo tumusaba abashe kutugerera iburyo bw'Imana. Tubwira ati rwose uyu musore akeneye ibi, urabizi bamwemereye scholarship, urabizi umubyeyi wamubwiye ko azagira neza gutya. Reka izina ry'Uwiteka rihimbazwe, reka saba ari njyewe, saba ari wowe utukishije izina ry'Uwiteka Imana, abo ukomeze kubana natwe kandi uzakomeze kuturengera iteka n'iteka ryose. Reka dufate umwanya dusengera iyi noheri, reka izabe noheri nzima. Ndabizi abantu benshi bajya guserebura noheri, benshi barara muri gereza. Reka iyi noheri izabe nzima, benshi bajya guserebura noheri polisi ikabafata, benshi bajya guserebura noheri ukaba umunsi mubi ku buzima bwabo kugira ngo ube umunsi mwiza. Reka uyu munsi uzabe ari umunsi mwiza, dore ko na noheri y'iki gihe ari nziza cyane. Tuzava gusenga ku cyumweru, kuwa mbere tujye muri noheri, nuko n'umwaka nawe uzagenda. Urumva yuko twahiriwe, Imana yabanye natwe kandi yaraturengeye. Kristo muzima rero naturengere kandi atugire neza. Reka dusengera uyu mwaka, dusengera noheri nzima kandi mbifurije kuzagubwa neza. Mwami turagushimye, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko utajya udutererana. Mana we, twumvishe icyatumye uza muri iyi si, twumvishe icyatumye uza, ntago Mwami icyatumye uza ari ukuducira urubanza, ahubwo ko ari ukugira ngo uducungure tuzagere mu gihugu cyo mu ijuru. Kristo natwe twemeye ko turi abanyabyaha. Mwami we, twemeye ko turi abanyabyaha, ndetse twemeye ko twumva ibintu tubishyire mu bikorwa. Reka ubane natwe, uturengere, tugire neza. Kristo muzima, reka uzabane natwe kandi udufashe, uturengere Mwami, reka uturengere kandi tugire neza. Reka uyu mwaka Mwami dushoje, reka tuwusoze amahoro. Reka 2023 tuwusoze amahoro, reka ugende amahoro, reka uzatubere umugisha, reka uzatubere Mwami umwaka muzima. Reka Mwami n'uwo tuzatangira 2024, reka uzabe Mwami umwaka w'impinduka, reka uzabe umwaka w'impinduka ku buzima bwacu. Reka amasezerano tubwiye yose azasohore mu izina rya Kristo muzima. Nsengeye buri mukobwa wese uyu mwaka, reka uzamubere uw'ibikite ku buzima bwe. Hari abanyeshuri Mwami, abanyeshuri bo mu gihugu cyose ndabasengeye. Kristo we, abanyeshuri ni fondasiyo ya buri kintu cyose. Ntago wasoma biri utarize, ntago wabwiriza utarize, biragoranye kusoma icyanditswe twatarize. Niyo mpamvu dusengeye buri munyeshuri wese muri iki gihugu, mwabwo bitegura no gutaha. Reka uzabane nabo, reka uzabagire neza, reka uzabahereza amasomo meza. Mwami uzabarengere Mwami. Reka ufashe umubyeyi, umumama, umupapa, uzabarengere Mwami. Satani ajya ashaka abana batoye, ugasanga yagiye mu miryango imyiryahane, ugasanga imiryango byagenze nabi. Ariko Mwami, reka muri kugusoza k'uyu mwaka, reka uzabane natwe, reka uzaturengere, reka ibyo byose uzabirinde mu miryango yacu, uzatugire neza Mwami. Uzarinde Mwami buri musore wese, buri musaza, buri mukecuru, buri mwana mutoya wese uzamurengera, kuko uri Imana igira neza, kuko uri Imana ishoboye, kuko uri Imana igira ubuntu bwawe. Mwami turasenze, ariko twamaganye imbaraga z'umwijima zijya zibasha gutuma ibyo bintu byose tutabishyikaho Mwami, ngo tukagerageza gukora ibyiza, ngo Satani akadutanga imbere. Kristo muzima, izo imbaraga zose ndazihambirira ikuzimu, ndakubita ndashwanyaguza imbaraga z'abarangi. Kuzabane natwe, imbaraga baduterereza mu miryango, imbaraga za karande, izo zose turazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Uzabane natwe kandi turengere mu izina rya Yesu, amen. Yari Tuyishime Honore. Ciao ciao, tuzongera guhura kundi munsi.